Icyigisho. Mwami wacu, Mana yacu, twongeye kugushima no kuguhimbaza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye kwiga icyigisho kitubwira kwihana no kubabarirwa, kandi wifuza yuko buri wese ahinduka. Nta mbaraga y'umuntu ishobora guhindura undi, kandi ijambo ryawe ni inkota ityaye amugi yombi. Reka tukwinginge cyane kugira ngo uze guterana natwe aho buri wese ari, mu izina rya Yesu. Amen. Amagambo tugiye kwigana aratubwira ngo kwihana no kubabarirwa. Indirimbo twatangiriyeho yatubwiraga ngo ni iki cyankiza ibyaha. Hanyuma umuririmbyi yaravuze ngo ni amaraso ya Yesu. Ku gice cya mbere aravuga ngo ni iki cyankiza ibyaha, ni amaraso ya Yesu. Ni iki cyankiza rwose, ni amaraso ya Yesu. Amaraso atunganye niyo mboneza rwose, nta cyampa gukira nk'amaraso ya Yesu. Nta kindi cyantunganya, ni amaraso ya Yesu. Nta kindi cyiru mfite, ni amaraso ya Yesu. Nta cyansembaho ibyaha, ni amaraso ya Yesu. Nta byanjye byamboneza, ni amaraso ya Yesu. Niba hari ikintu kibujije abantu amahoro, ni ibyaha baba barakoze. Iyo umuntu hari ibimucira urubanza mu mutima we, abura amahoro rwose. Nyamara aya maraso ya Yesu ashobora gutanga amahoro igihe umuntu yababariwe ibyaha bye. Igice cya gatatu kiravuga ngo nta cyansembaho ibyaha, ni amaraso ya Yesu. Nta byanjye byamboneza, ni amaraso ya Yesu. Birashoboka yuko umuntu ashobora kuba yagira neza agatanga ubutunzi bwe, ariko iteka iyo umuntu atanga atarahinduka mu mutima, ntabwo ashobora kubona amahoro. Kandi no gutanga kwe kuba gufite ikigombero. Hari ibyo aba ateganya ku bandi igihe abaha, ariko Kristo aba ashaka yuko tugira urukundo bita urwa agape ruturuka ku Mana. Igice cya kane kiravuga ngo ni wowe niringira, ni amaraso ya Yesu. Ni wowe umpa amahoro, ni amaraso ya Yesu. Njye ngusingiza cyane ku maraso yawe Yesu, mukiza urakarama ku maraso wamviriye. Reka turebere hamwe muri Matayo igice cya 28 ku murongo wa 19 kugeza kwa 20. Mbese turasabwa iki muri iki gihe? Nk'ababwiriza butumwa turasabwa kuvuga ijambo ry'Imana, kuko Kristo yabwiye abigishwa be, arababwira ati nuko nimugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Bavandimwe, tugomba kuvuga dushize amanga, kubera yuko turi kumwe n'umutware w'ikirenga, Imana ikomeye. Aravuga ati nahawe ubutware bwose, nimugende mwigishe amahanga yose, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Nta kindi tugomba kwigisha usibye amategeko 10 Imana yanyujije mu mugaragu wayo Mose ku musozi wa Sinayi. Reka turebere hamwe muri Samuel igice cya 12 ku murongo wa 1 kugeza wa 5. Haravuga ngo bukeye Uwiteka atuma Natani kuri Dawidi. Ageze iwe aramubwira ati habayeho abantu babiri mu mudugudu umwe yari umutunzi, undi yari umukene. Kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ku murongo wa 2, kandi uwo mutunzi yari afite amashyo y'inka n'intama nyinshi cyane, ariko umukene we ntacyo yari afite keretse akagazi k'intama yari yaraguze akakarera, kagakurana n'abana be bo mu rugo, kakarya kutwo kurya twe, kakanywera ku nkongoro ye, kandi karyamaga mu gituza cye, kaba nk'umukobwa we. Bukeye haza umugenzi kwa wa mutunzi, umubi nuwenda mu nka ze cyangwa mu ntama ze, ngo azimanire uwo mushyitsi wamugendereye, ahubwo ajya kwenda wa mwagazi w'intama wa wa mukene, awuzimanira umushyitsi we. Mbega inkuru
yageze mu matwi y'umwami Dawidi. Umwami aba ari umucamanza, nuko maze yumva ikirego cy'umuhanuzi Natani aje kuvuga ku bigendanye n'umuntu wari wagenderewe n'umushyitsi, hanyuma kandi akaba yari umutunzi. Nyamara nubwo yari umutunzi, ntabwo yigeze afata mu mashyo ye ngo afate mu nka ze, ngo afate mu ntama ze, ahubwo yahisemo kujya gufata itungo ry'umukene. Aragenda afata agatama k'umukene ngo kandi kari kamwe yari afite, nuko maze arakabaga, hanyuma akagaburira umugenzi wari wamugendereye. Maze Dawidi ahera ko arakarira uwo mugabo cyane, niko kubwira Natani ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, umuntu wakoze bene ibyo akwiriye gupfa, kandi azarihe umwana w'intama 4, kuko yakoze ibimeze bityo, kandi kuko atagira impuhwe. Dawidi nubwo yari yarakoze icyaha, yari afite umutimanama. Iteka akenshi dusuzuma ibyaha by'abandi, ariko ibyacu ntabwo tubirebaho. Nyamara Kristo aba yifuza yuko dusuzuma imitima yacu. Tugomba kugendana na Yesu muri iki gihe, hanyuma tugahindura icyerekezo, hanyuma tukareka kureba abandi, tugatangira gusuzuma imibereho yacu, kuko mu rubanza ntawe uzaburanira undi, buri wese aziburanira. Usibye gusa uzaba warakiriye Kristo, niwe uzaburanirwa na Yesu Kristo. Amen. Nuko maze Natani yaje kumusubiza amagambo akomeye ku murongo wa 7. Nuko Natani abwira Dawidi ati, erega uwo mugabo ni wowe. Uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli uvuze iti, nakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli, ngukiza amaboko ya Sawuli, nguha inzu ya shobuja, nguha n'abagore be baragusegura, kandi nkugabira umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda, kandi iyo biba byarabaye bike mba narakongereyeho ibindi. Nuko maze Uwiteka anyuze mu mugaragu we Natani atangira kwibutsa Dawidi ibyo Uwiteka yamukoreye. Nuko maze Dawidi atangira kwibutswa uburyo Sawuli yamuhigaga, nuko maze Imana ikamurinda, imwibutsa uburyo yamukuye ahantu hakomeye, aho yaragiraga umukumbi w'intama, yirirwa anyagirirwa ku musozi ari kumwe n'intama. Nuko maze Uwiteka amwibutsa uburyo yamuhaye abagore ba Sawuli. Nuko maze Uwiteka amwibuka imigisha yose yamuhaye. Nuko maze aramubwira ati, kandi iyo ibyo ngibyo biba bikeya mba narakongereye n'ibindi. Nyamara hari umwanzi Satani wari wamukomerekeje. Dawidi yari yarangaye. Dawidi abandi bari bagiye ku rugamba, nuko asigara i Yerusalemu. Akenshi natwe iyo tutagiye gusenga abandi bagiye gusenga, hari ibyo dushobora guhura nabyo bishobora kutubera icyaha, kandi tugacumura ku Uwiteka. Ku murongo wa 9, niki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka ugahangara gukora ibyangwa nawe? Wicishije Uriya w'umuheti inkota, kandi ugacyura umugore we umugira uwawe, kandi Uriya umwicisha inkota y'Abamoni. Nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose, kuko wansuzuguye ugacyura umugore wa Uriya w'umuheti ukamugira uwawe. Mbega ikibazo gikomeye cyane. Erega ntabwo byabaye kuri Dawidi gusa, no muri iki gihe hari abo bibaho rwose, ugasanga ntabwo banyuzwe n'abagore babo bakajya mu bagore b'abandi. Nabyo ni ikibazo gikomeye cyane, ntabwo Imana ibyemera. Niba hari abo bibaho muri iki gihe, bagomba guhinduka, bagahindura icyerekezo cyabo, bagatangira kugendera mu murongo muzima, kuko umuhanuzi Natani nk'uko yasanze Dawidi, niko ijambo ry'Imana rizabasanga, kandi bashobora guhura n'ikibazo gikomeye cyane, kuko amahirwe ya Dawidi ashobora kuba atari amahirwe yabo. Nuko maze Uwiteka ahishurira Dawidi icyaha cye mu buryo bukomeye cyane, ari nabyo natwe turimo guhishurirwa muri iki gihe. Yewe ubaye utarakora nk'ibyo Dawidi yakoze, usabwa kwirinda ugafata urukingo, kuko indwara z'iki gihe zifatirwa urukingo kugira ngo umuntu atazabasha kuyirwara.
tugomba kwirinda kuzagwa mu cyaha Dawidi yahuye nacyo, kuko cyamugizeho ingaruka ikomeye cyane. Ku murongo wa 11, nuko Uwiteka avuze atya ati, umva, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe, kandi nzatwara abagore bawe ureba, mbahe umuturanyi wawe, aryamanire nabo ku itangaze ry'izuba. Wowe wabikoreye mu rwisho, ariko njye nzabikorera imbere y'Abisirayeli bose ku mugaragaro izuba riva. Nuko Dawidi abwira Natani ati, nacumuye ku Uwiteka. Nuko Natani abwira Dawidi ati, nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe nturi bupfe. Kubera iki Uwiteka yakuyeho Dawidi icyaha cye ntapfe, kandi yaragombaga gupfa? Nuko yihannye ibyaha bye abikuye ku mutima. Natani abwira Dawidi ati, nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe nturi bupfe, ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka ku bw'icyo wakoze icyo, umwana uzavuka ntazabura gupfa. Natani aherako asubira iwe. Bavandimwe, ni akaga gakomeye cyane. Nimwibuke, Imana imaze kurema Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, yabahaye ibyo kurya byose byari birimo. Irababwira iti, buri tunda ryose ryo muri iyi ngobyi mwemerewe kurirya, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntimukakiryeho, kuko umunsi mwakiriye no gupfa muzagenza gute? No gupfa muzapfa. Ibyabaye kuri Dawidi nibyo byabaye kuri Adamu na Eva. Nk'uko Adamu na Eva bakimara kurya kuri iryo tunda, umwana wabo Abeli yapfuye, niko n'umwana wagombaga kuvuka kuri Betisheba yagombaga gupfa kubera ingaruka z'icyaha cya Dawidi. Natwe ibyaha dukora, nta gushidikanya, icya mbere bitwica mu buryo bw'umwuka, tukagenda turi abapfu mu by'umwuka. Wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti, ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Abantu muri iki gihe bagenda mu buryo bw'ibigaragara ari bazima, ariko mu buryo bw'umwuka atari bazima, baramaze gusinzira. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo, yewe usinziriye we, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Iri jambo rivuga ngo, yewe usinziriye we, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira, ntabwo ari ibitotsi bisanzwe, ahubwo ni ibitotsi by'urupfu. Kubera yuko igihe Yesu yari agiye kuzura Lazaro, yabwiye abigishwa be, arababwira ati, inshuti yanjye Lazaro irasinzire, ngomba kugenda nkajya kumukangura. Nuko maze baramubwira ati, ubwo asinziriye azakanguka. Ngo nyamara Kristo yababwiraga urupfu rwa Lazaro. Uyu munsi Kristo ari kuvuga ngo, yewe usinziriye we, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nimwibuke muri Ezekiyeli igice cya 37 niho hatubwira iby'amagufa yumye. Bari Abisirayeli babuze ibyiringiro, nyamara Uwiteka yavuze yuko ibyiringiro bigihari, kandi bagombaga gusubizwamo ibyiringiro. Nuko abari amagufa yumye bakongera bakabaho. Erega nta kure wageze Uwiteka atagukura. Ibyaha byawe ushobora kubibabarirwa, ugahinduka icyaremwe gishya, kandi ugatangira gukorera Imana nk'uko Sawuli yayikoreraga. Nuko ku murongo wa 17 haravuga ngo, ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka ku bw'icyo wakoze icyo, umwana uzavuka ntazabura gupfa. Natani aherako asubira iwe. Reka turebe Imigani igice cyaho cya 28 ku murongo wa 13 kugeza kwa 14. Haratubwira ngo, uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Hahirwa umuntu uhorana kubaha, ariko winangira umutima azagwa mu byago. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Niba waranyuze mu nzira yo kwihana ibyaha by'ukuri, ukaba waratuye ibyaha byawe, nahamya ndashidikanya yuko amahoro ufite atandukanye no kubura amahoro wari ufite utaratura ibyaha.
ariko umuntu winangira akanga kwatura ibyaha, ibyago bizamugeraho. Niko iri somo riri kutubwira. Bavandimwe, tugomba kwatura ibyaha. Inzira yo kwihana inyura mu kwatura. Hari ibyaha byaturirwa Imana yonyine kuko biba bitarakorewe ku mugaragaro. Hanyuma ibindi byaha bikorerwa ku mugaragaro ni ngombwa kwaturwa ku mugaragaro kugira ngo abantu babashe kumenya yuko wavuye mu bibi, ntibatangire kugukekera muri ya sura bakubonagaho. Turebe muri Zaburi igice cyaho ni cy'Ijana ku murongo wa 23 turageza ku murongo wa 24. Dawidi yaravuze ati, Mana ndondora umenye ibyo nibwira, Mana ndondora umenye ibyo nibwira umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hariho inzira y'ibibi indimo, unshorerere mu nzira y'iteka ryose. Turebe muri Kugana Yesu paji ya 36 hari amagambo avuga ngo, umuntu areba ibigaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Uwiteka areba mu mutima w'umuntu, aho umunezero n'agahinda bikunda kubisikanira. Uwo mutima utaguma hamwe, uyoba w'ikirara, icumbi ry'uburiganya bwinshi n'ubuhenzi. Uwiteka azi ibyo utekereza, n'icyo ugambiriye gukora cyose, n'uko uzagenza. Nuko nimumusangane umutima wanyu wanduye ukuri kose, mugenze nka Dawidi, mwugururire amarembo yawo yose ijisho ry'ubona byose. Muti, Mana ndondora umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hari inzira y'ibibi indimo, unshorerere mu nzira y'iteka ryose. Imana irifuza yuko tuyiha imitima yacu, tukayibwira tuti, imitima yacu iri imbere yawe. Twebwe ntabwo dushobora kumenya ibyo itekereza, ariko weho ugiye irondora, hanyuma ukamenyesha abantu ibiyirimo. Kuko muri Yeremiya igice cya 17 ku murongo wa 9 niho hatubwira ngo, umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, ngo kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Mbese ninde ushobora kurondora uwo mutima? Nta wundi, Uwiteka gusa niwe urondora umutima w'umuntu. Ibyanjye Uwiteka arabizi byose uko bikurikirana, ibyawe Uwiteka arabizi byose uko bikurikirana, guhera ukiri uruhinja cyangwa se kugeza magingo aho imyaka yawe igeze. Igitabo cyo mu ijuru cyagiye cyandika ibyo wagiye ukora, kandi umunsi umwe byose bizagaruka ubyitegereze uko bikurikirana, uramutse utisunze ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Turebe Dawidi we akimara gusobanukirwa n'ibyaha bye Natani amaze kumusanga. Turebe icyo Dawidi yakoze. Turebe muri Zaburi 51 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 9. Ubwo umuhanuzi Natani yazaga aho ari, Dawidi amaze gusambana na Betisheba, yaravuze ati, Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye. Icyampa iri sengesho rikaba irya buri wese uteraniye ahangaha. Hanyuma igihe turi gusoma aya magambo, nawe umutima wawe ukaba uri gusenga usaba kubabarirwa ibyaha wakoze, nk'uko Dawidi yasabye imbabazi. Erega icyaha ntabwo ari ugusambana gusa, ubujura nabwo ni icyaha, kudatanga icya 10 nabyo ni icyaha. Icyaha gikomeye cyane gishobora kuzarimbuza abantu bibwira yuko bari guhima abapasiteri. Erega pasiteri yavuga icya 10 ntabwo abashaka umutungo we, ahubwo abari kugira ngo akize imitima yanyu. Nyamara abantu ntabwo bazi yuko bazarimbuka bitewe no kwanga guha Imana ibyayo. Mbega abantu ngo barima uwabahaye, bimye Imana ibyayo. Ni akaga gakomeye cyane, aho ushobora gusanga mu itorero abantu barenga 300, barenga 200, barenga 400, ariko ugasanga abatanga icya 10 ntabwo barenze 50. Ariko abantu bakavuga ngo bari kujya mu ijuru.
mbega abantu bazarimbuka uburyo ari benshi. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka baravuze ngo mu bagize itorero mu bantu 20 nta muntu n'umwe uba ushobora kurangiza amateka ye neza muri iyi si hanyuma ngo azagere mu bwami bwo mu ijuru. Abantu bazajya mu ijuru ni bakeya cyane. Niyo mpamvu ugomba guharanira kunyura mu irembo rifunganye, kuko inzira ngari icamwa abantu benshi, kandi abo bantu benshi baba baboneka mu itorero tukagira ngo bari kujya mu ijuru, nyamara batari kujya mu ijuru. Niyo mpamvu buri wese agomba gusuzuma ijambo ry'Imana. Kristo akaba ari we umubera urugero. Ku murongo wa 4, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkure w'ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze cyangwa n'amaso yawe, byabereye bityo kugira ngo uboneke kukiranuka nuvuga, uboneke ko uboneye nuca urubanza. Bavandimwe, nabivuze, icyaha ntabwo ari ubusambanyi gusa. Nawe ubwire Uwiteka akurondore mu mutima wawe, nuko maze ibyawe byongere kugaragara neza, umenye ibyaha byawe, nuko maze ubyihane. Erega n'ishyari ni icyaha gikomeye cyane, erega n'igomwa ni icyaha gikomeye cyane, erega n'uburozi ni icyaha gikomeye cyane kidatandukanya hari no kwica ugakuraho. Erega buriya abarozi bararwaye cyane, ariko uzi kuroga umuntu hanyuma agakomeza akabaho. Ni ukuvuga ngo weho upfa mu by'umwuka, n'ibyo bavuga ntabwo ubyumva, kuko amaso yawe aba anari gutekereza uko uzica abantu. Imana ishimwe hari kubera yuko twaba tudateranye n'abarozi. Icyakora n'amagambo yo kunegura abandi ubavuga uko batari, nabwo n'uburozi uburi gucengeza mu bantu. Niyo mpamvu tugomba gusuzuma ibyo tubwira abandi kugira ngo twe kuzarimbuka. Ku murongo wa 7, dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ko mu mutima wanjye, mu mutima wanjye hataboneka uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndushurubura. Yewe amaraso ya Kristo niyo atweza ibyaha, kandi iyo amaze kutwezaho ibyaha byose, ntabwo tuba tukibarwaho gukiranirwa, ahubwo tubarwaho gukiranuka kwa Yesu Kristo. Yarakomeje aravuga ati, unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufa wavunnye yishime. Mbega umunezero Adamu na Eva mbega umunezero Adamu na Eva bagize. Urihangana gato. Mbega umunezero Adamu na Eva bari bafite mbere yuko bacumura, ariko nyuma yo kurya itunda umunezero waragiye ubavamo. Rero na Dawidi nawe igihe yari atarakora icyaha, yari afite umunezero ukomeye cyane. Niyo mpamvu amaze gukora icyaha yavuze ngo unsubizemo kunezerwa, unsubizemo umutima ukomeye, unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufa wavunnye yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana, undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Bavandimwe, aya magambo turi kwiga ababera isengesho ry'uyu munsi. Ntunte kure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera, unsubizemo kunezerwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemera. Nibwo nzigisha inzira yawe abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Ntawe ushobora kwigisha ibyo kwihana no kubabarirwa ibyaha nawe ubwe atarahindutse, kuko ntawe utanga icyo adafite. Niyo mpamvu tugomba gusaba Imana kugira ngo idukize ibicumuro byacu, kugira ngo tubashe kubona uko twigisha abandi. Biragoye kuba umuntu ashobora komora mugenzi we nawe ubwe afite igisebe. Niyo mpamvu tugomba kuvurwa twese, hanyuma twamara kuvurwa tukabona kujya kuvura abandi. 16,
Mana, ni wowe Mana y'agakiza kanjye, unkize urubanza rw'inyama y'umuntu. Nibwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe. Mwami, bumbura iminwa yanjye, nibwo akanwa kanjye kazerekana ishimwe ryawe. Uwiteka niwe wabumbura iminwa yacu. Uwiteka niwe ushobora kongera kuturemera imitima, nuko maze tukajya turirimba nta gishinjamutima dufite. Mbese umuntu yatsindishirizwa ate? Mbese umuntu yatsindishirizwa ate? Umunyabyaha yahinduka umukiranutsi ate? Kristo we musa ubasha kutwuzuza n'Imana, niwe ubasha kutwuzuza n'Imana ngo twere. Ariko se ni iki cyatugeza kuri Kristo? Abantu benshi bajya babaza ibyabo ku munsi wa Pentekote babajije, ubwo bemezwaga ibyaha byabo, bakarangurira bati, tugire dute? Ijambo rya mbere Petero yabashubije niri ngo, nimwihane. Bidatinze yongera kubabwira ati, nimwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe. Byakozwe n'intumwa 3:19. Kwihana rero ni ukubabazwa n'ibyaha no kubicikaho. Bavandimwe, iyo umubwirizabutumwa ari imbere mu iteraniro hanyuma akabwira abantu kwihana ibyaha ntabwo ari ukujya imbere gusa, ahubwo ni igihe wababajwe n'ibyaha kandi ukabicikaho. Niba ubabajwe n'ibyaha uba ufite umukoro wo kubireka. Igihe utabiretse ntabwo uba wihannye, ariko iyo ubiretse uba wihannye kandi uba ugomba kwizera yuko wababariwe, kuko nicyo cyazanye Kristo ku musaraba. Ariko ntawareka ibyaha atiyumvisemo bubi bwabyo. Kubicikaho byanikize ntibyatuma duhinduka by'ukuri. Hariho benshi bayoberwa kwihana nyakuri. Abantu benshi baterwa agahinda nuko bacumuye, ndetse bagahinduka byanikize kuko batinya ingaruka yabyo. Bene uko siko kwihana Bibiliya yigisha. Bavandimwe, uramutse uhemukiye umuntu ukihana bitewe n'uko uri kubona polisi igiye kugufunga, ugasaba imbabazi ari uko polisi hageze, uyu muntu ntabwo yakumva yuko izi mbabazi zifite agaciro. Ariko uramutse ubabajwe n'uko wamuhemukiye, yenda ukaba wamukomerekeje ukavuga uti mbabajwe n'igikomere ufite, uyu muntu ashobora kuvuga ati uyu muntu ababajwe n'uko namukomerekeje, reka muhe imbabazi. Ariko tujya twihana ibyaha byacu bitewe n'uko twamenye yuko Kristo ari twe twatumye ajya ku musaraba, akamara iminsi 40 ari mu butayu atarya atanywa kubera twebwe, akababazwa mu buryo bukomeye kubera ibyaha byacu. Nicyo kidutera kwihana? Cyangwa twihanishwa nuko bari kutubwira ngo turarimbutse? Bavandimwe, tugomba kumenya yuko ibyaha byacu byakojeje Kristo isoni, ajya ku musaraba yambaye ubusa, yewe yambikwa n'ikamba ry'amahwa, arakubitwa, arashinyagurirwa. Mbese ahari iki gitambo cya Kristo tujya tumenya yuko ari twebwe twatumye akorerwa ibintu bimeze kuriya? Aba banyabyaha bihana byanikize barizwa n'ishyano bagusha aho kurizwa n'ibyaha, nk'uko Yesawu yagenje abonye ko ahebye umugisha wo kuragwa ibyase. Na Baramu wari wishwe n'ubwoba cyagiye marayika yaramuhagaze imbere afite inkota mu ntoki. Yemeye ibyaha bye kuko yatinye gupfa, ariko ntabwo yari yihannye ibyaha bye by'ukuri. Umutima we ntiwari wahindutse, ntiyari yazinutswe ibibi. Yuda Isikariyota amaze kugambanira umwami yaratatse ati, nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso adafite urubanza. Nyamara nubwo Yuda yihannye gutya, kwari ukwatura gusa, ntabwo yari yihannye. Kuko iyo yihana yagombaga kwizera, ntabwo yagombaga kujya kwimanika. Mbese kwihana nyakuri ni ukuhe? Isengesho rya Dawidi amaze gucumura ryerekana ishavu ry'ukuri ry'ibyaha iryo ari ryo.
kwihana kwe kwabaye uk'ukuri, ntikwarimo uburyarya, ntiyagerageje gupfobya ibyaha bye. Kandi ishavu yari afite ntiryatewe n'uko ashaka gukira amateka yari agiye gucirwaho, ahubwo Dawidi yumvise ko igicumuro cye cyari gikabije, yabonye ko cyahumanije umutima we. Kuki bacyita igicumuro kandi yarasambanye kandi akica na Uriya? Icyaha cyacu ni kamere itubamo niyo ibyara ibindi byaha byose. Ni nayo mpamvu twihana icyaha kimwe, bwacya mu gitondo tugakora ikindi. Bavandimwe, tugomba guhangana na kamere kugira ngo icyaha kibashe kuranduranwa n'imizi yacyo. Yumvise akizinutswe, ntiyasabaga imbabazi gusa, ahubwo yasabaga ko umutima we ubonezwa. Yifuzaga cyane umunezero uzanwa no kwera, ngo abone gushyikirana n'Imana babane. Niko gusuhuza umutima aravuga ati, hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa. Bavandimwe, umuntu uhirwa ni uwababariwe ibyaha bye. Mbega umunezero umuntu agira amaze kwihana ibyaha bye! Ndabyibuka cyane igihe batubwirizaga ubutumwa tutarihana ibyaha byacu. Mu materaniro twabaga dufite ubwoba, ndetse aho twanyuraga hose twumvaga dufite ubwoba. Ariko uyu munsi wa none dushima Imana cyane, kuko nta bwoba tugira iyo turi mu materaniro y'Imana, kuko Kristo ubabarira ibyaha atanga n'amahoro. Iyo bavugaga ibyo kugaruka kwa Yesu twumvaga dufite ubwoba, ariko kugaruka kwa Yesu muri iki gihe bidutera umunezero n'ibyishimo. Twavuga ngo mbese Yesu uzagaruka ryari kugira ngo tubashe gusiga imibabaro y'iyi si. Ijambo ry'Imana ritwemeza ibyaha, ritugaragariza rwose inzira y'agakiza. Mujye muryitaho, ribabere ijwi ry'Imana rivugana n'imitima yanyu. Nta mubyeyi wo muri iyi si wakwihanganira ibicumuro n'amafuti by'abana be nk'uko Imana yihanganira abishaka gukiza. Mbega uburyo Kristo atwihanganira! Njya nezezwa cyane no kuba Kristo ataraje igihe nari nkiri mu byaha, ntaramenya inzira y'umusaraba. Yego, ntabwo ari uko nageze aho umwanzi adashobora kuntera, ariko ubu ngubu namenye aho nshobora kubonanira n'Imana. Iyo Kristo aza ntaramenya kwihererana n'Imana, kari akaga gakomeye cyane. Yarakoze kuba atinze. Na n'uyu munsi hari uburyo aba agitinze kugira ngo twese tubashe kumenya ukuri, tubashe kwihana ibyaha byacu nk'uko Imana yihanganira abishaka gukiza. Uwiteka yaratwihanganiye. Nta minwa y'abantu yarusha Imana kwihanganira ikirara urukundo. Amasezerano yayo yose n'imiburo yayo bikomoka ku rukundo rutangaje, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mbese Kristo wemeye kujya ku musaraba yabuzwa n'iki kuguha ijuru? Icyo dusabwa ni kimwe gusa, ni ukwemera ibyaha byacu kandi tukihana. Satani naza kukubwira yuko uri umunyabyaha bitangaje, uhanga amaso umucunguzi wawe, uvuge icyo akumariye, wemere ibyaha byawe, ariko ubwire umwanzi uti, Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Kugana Yesu kuri paji ya 37. Nuko maze Pawulo we arashimangira ati, nk'uko nanjye nabishimangira nkavuga ati, mu banyabyaha uw'imbere ni njyewe, ariko hashimwe Yesu Kristo wagiye ku musaraba, hanyuma tukababarirwa ibyaha byacu. Amagambo asoza muri Yesaya igice cyaho cya mbere ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18 haratubwira ngo, nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanjye, mureke gukora nabi. Nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanjye, mukore ibyiza, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza,
nkuburanire abapfakazi. Nuko maze ku murongo wa 18 haravuga ngo nimuze tujye inama ni ku Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Mbega uburyo Imana igira neza! Iyo itubabariye ibyaha ntabwo itugenera igihano cyo kuba muri gereza, igihano runaka hanyuma ngo tuzayivemo hanyuma tubone gutaha mu rugo, ahubwo iratubohora hanyuma ikadutuma kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza. Uyu munsi wa none reka twinginge Imana cyane kugira ngo iduhindurire amateka, gukiranirwa kose kubashe gutwikirwa, iturememo umutima wera. Nibyo nabasabira kugira ngo namwe mubinsabire mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge. Data wera, turagushimye cyane kandi turaguhimbaje, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Satani ni umwanzi w'imitima. Ni ijambo ry'Imana rimaze kudukora ku mutima, mu kanya gato turibagirwa n'uwari wafashe umwanzuro yuko agiye kugukurikira hanyuma agasubira inyuma. Turinginze cyane kugira ngo turwanirire, uduhe guhinduka, kugira ngo iby'umwanzi aduteganyiriza imbere bibashe gukurwaho n'imbaraga yawe itagaragara, mu izina rya Yesu. Amen.